muraho neza abakunzi ba ibyahishuwe media tv. Yesu nashimwe cyane. Njyewe tugiye kuganira muri aka kanya ku ijambo ry'Imana. Nitwa Tuyizere Modeste, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba ndi umukristo mu itorero rya ADEPR muri paruwasi ya Gishubati mu mudugudu wa Karama. Nkaba rero nifuje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi Imana yo mu ijuru idushyigikire tubane muri aka kanya. Ariko mbere na mbere reka tubanze dusenge. Mana, ndagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, gushimiye ubuntu bwawe budasanzwe, gushimiye ko wemeye kugira ngo aka kanya icyo wagambiriye kuvugana n'ubwoko bwawe kiri muri njyewe. Nyemerera rero umpereze imbaraga, amavuta, uhagarare kuri njyewe, mbashe njyewe kuba mikoro, wowe wivuga icyo wagambiriye kuvuga mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyaho cya mbere. Turahera ko ugasoma imirongo ibiri yonyine, umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Umurongo wa 19 haravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. 20 bikavuga ngo ariko nimwanga mukaguma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amen. Twumvishe ijambo, ni ijambo ritoya ariko rikomeye kandi rifite imbaraga. Mu gusoza aravuze ngo kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ntabwo akanwa ka Tuyizere ariko kagiye kubivuga, nta nubwo ari nako kabivuze, ahubwo ni akanwa k'Uwiteka. Buri twemera tukumvira, mu kumvira Imana tugenda tubonamo inyungu nyinshi. Mu gukorera Imana, tugakorera Imana neza, tugenda tubonamo inyungu nyinshi. Iyo dusomye muri iki gitabo tukabona abantu bose bagiye bakorera Imana neza, abo bagiye babonamo inyungu nyinshi, bagiye babigiriraho umugisha, ndetse umugisha ukagera no ku rubyaro rwabo. Haleluya. Kuri 20 ari naho nshaka kugira ngo twibande. Haravuga ngo ariko nimwanga mukagoma ngo inkota izabarya. Iyo tubavuze inkota, twebwe tumenyereye ko ari inkota za zindi bacura, ariko inkota y'Imana ntabwo ari nk'iriya y'inshurano. Iriya y'inshurano ni inkota y'abantu, ariko ntabwo ari inkota y'Imana. Mu gihe cya kera Imana yagiye ikorana n'abantu, igakorana n'abantu mu buryo bw'umubiri. Hariho n'Abisiraheli bajyaga barwana intambara, ariko bakarwana intambara mu buryo bw'umubiri, bakarwanisha izo nkota, bakarwanisha imiheto, imyambi n'ibindi bagendaga barwanisha, ariko ku buryo bw'umubiri. Ariko kuko iyo dusomye muri Yohani ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aho rero niho Imana yemeye gutanga umwana wayo Yesu Kristo, none haza aje gupfira abantu no kubacungura. Aho rero niho intambara y'umubiri yarangiye, ahubwo hatangira kurwana intambara y'umwuka. Haleluya. Iyo ntambara y'umwuka rero, aho niho Uwiteka yavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko ngo nimwanga mukagoma inkota izabarya. Ndatanga urugero ku nkota y'Imana. Iyi corona virus cyangwa se COVID-19 mubona, iyi ngiyi ni inkota y'Imana, kubera ko Imana yabonaga hari abantu bari bamaze kwanga kuyumvira. Bamaze kwanga kuyumvirira, avuga iti noneho nanjye reka nze nkwereke uko ngiye gucisha abantu bugufi. Izana inkota ya COVID-19 ijumba mu isi. Iyo mukomeje kumva, iyo murebye igihugu cy'Ubushinwa, ari naho iyo nkota yatangiriye, abantu bose benshi bari baravuye ku Mana, ahubwo barivugiyeho, bari gushaka inyungu, bari gushaka ubutunzi bwo muri yo. Ariko Imana iragenda iritegereza, irareba, isanga abantu baramaze kwihugiraho,
nibwo izanye iyo nkota igenda ikwira mu bindi bihugu. Ngira ngo muri kumva mu Butaliyani abantu uburyo bamaze iminsi bapfa umusubirizo, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko abantu bari kugenda bapfa umusubirizo. Biriya bihugu by'ibihangange bikomeye nibyo iriya COVID-19 yahereyeho, ariyo nkota y'Uwiteka iragenda irabazaza kugeza aho ubu ngubu imaze kubacisha bugufi. Ubu nk'umuntu wari ufite umuryango w'abantu 7 akaba asigaye ari wenyine afite miliyari y'amadolari kuri akawunti, icyo gihe amaze guca bugufi, amaze kubona ko gukomera ari uko Uwiteka, kuko amafaranga afite ntabwo yayatanga ngo abantu be barangirwe gupfa, ntabwo bibaho. Ariko Imana yonyine niyo yavuga ngo tuza. Imana ikunda Abanyarwanda. Iki cyorezo kigeze mu Rwanda nk'uko ibindi bihugu cyaje n'ubukana cyazanye, mu Rwanda nta n'umwe wasigara. Ariko kubera ko Imana ikunda u Rwanda, kubera ko Imana ikunda abayobozi bacu, ikabaha n'ubwenge bw'uburyo dukwiye kwirinda tugafata ingamba, n'Imana ikadufasha, niyo mpamvu mubona mu Rwanda nta kibazo gikomeye cyane twigeze tugira. Hari indi nkota yigeze kuza, Imana izana inkota ya Ebola, ariko yaruko ari kugira ngo Imana yereke abantu ko ibintu byose bishoboka. Iyo nkota yo yaje idafite imbaraga, ariko abantu benshi barapfa. Ariko Imana yo mu ijuru iravuga ngo butuje gatoya, ariko yashakaga kugira ngo abantu babanze bisubireho, bongere bibuke ko Imana ari hejuru ya byose. Ngira ngo mwumvishe ngo insengero zaje za Satani, kumva ngo urusengero rwa Satani, kumva abandi ngo gushyingira ngo bahuje ibitsina, ugasanga abandi, ariko ibyo byose Imana nibyo byayibabaje. Niyo mpamvu rero bene data bakunzi ba Ibyahishuwe Media TV, ni mugerageze mureke twumvire Imana, kandi Imana izatugirira neza. Reka dusoze, tuzakomeza dusenge. Mana ndagushimye kandi ndaguhimbaje umukozi w'umuhanga. Iri jambo nyemerera uriherekeze, umwuka wawe wera riherekeze, rigende rigwire ryaguke mu mitima ya benshi, kugira ngo Data mwiza abaryumva bose babashe kwaguka mu buryo bw'umwuka. Kandi Data mwiza rigira aho rigakura n'aho ribashyira. Kandi Data wa twese uri mu ijuru, dusengeye isi yacu kugira ngo wongere ugarure ihumure, ugarure n'ituze, wongera wunamure inkota, kuko inkota yawe tumaze kubona ko ari inkota cyane kandi inkota ikomeye. Utugire neza rero kandi twiteho mu byo dukora byose, kandi dushyigikire. Twebwe twaremeye, twaciye bugufi, tumaze kubona ko gukomera ari ukwawe. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, icyubahiro n'icyawe tubisabye Imana twize izina ryawe Yesu. Amen.